Hello guys, ndabasuhuje nshuti mwese mudahwema kudukurikirana aho mugiye muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero nabazaniye ibyamamare bikomeye bifite amafaranga menshi hano mu Rwanda, ariko bakaba ari ingaragu cyangwa se bakaba badafite abagore cyangwa se bakaba badafite umuryango babarizwamo. Ngibi ibyamamare rero nabitondetse uko bagiye batandukanye. Nk'uko mubibona, uyu mumuzi muri Bamenya series, mumuzi nk'umusore cyangwa se nk'umusaza ukina neza cyane, dore ko afite n'amafaranga menshi. Bamwita Tukwoti, niwe waje rero uhagarariye aba basore bakiri ingaragu, bakaba barifashe. Akaba afite imyaka 53 y'amavuko. Turakomeje rero ku wa kabiri. Ushobora kwibaza se ninde uyu? Ninde? Ni umusore ukomeje kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye byinshi hano mu Rwanda kandi byiza, dore ko akina byinshi bitandukanye. Akina filime nyarwanda, akina inkinamico kuri RBA, yamamaza ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, dore ko akomeye. Akaba yarize ikinyarwanda ndetse n'icyongereza muri kaminuza, akaba yarahawe akazi muri kaminuza, akabasha kuba yakareka agakurikirana ibi ngibi. Afite imyaka 47. Twakomeje rero. Nk'uko uyu mumuzi, ni umusore wamamaye, ni umusore wakomeje kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye muri filime nyarwanda, benshi mwaranamukunze. Ni umusore rero ufite imyaka 39 yose y'amavuko. Akaba nawe yaragiye akora ibintu byinshi, anagenda avuga ati gushaka ntacyo cy'ingenzi, kandi nubwo abantu bagenda bavuga ati se ko mudashaka bimeze bite, inama yaba yarabakandagiye. Ati nk'uko bamwe bagiye bavuga ati twaragerageje tubashakira n'amatovu, biba ikibazo cyangwa se biragorana. Ariko we nk'uko yagiye abihakana, avuga ati hoya reka ni ukubesha. Ati imyaka 39 mfite, sinumva ko ari myinshi cyane. Yakomeje kuba yabihakana. Dukomeze kundi umusore ukomeye cyane. Umusore ni icyamamare cyane gikomeye hano mu Rwanda, dore ko yagiye ahogoza imitima y'abatari bake, abenshi bagenda bamwifuza, ariko akabasha kuba yanangira umutima avuga ati reka. Ati nk'uko Imana yabivuze, ntabwo narenga ku itegeko, kuko yavuze ati kuzana umugore ni byiza, ariko biba byiza iyo ubiretse. Yakomeje kuba yagenda avuga byinshi bigiye bitandukanye, ahakana ati, avuga ati singomba gushaka umugore, singomba kwishiraho imiruho, dore ko abifata nk'imiruho. Yagiye atsembatsemba n'abantu nabo bakagenda bavuga ati se wowe ubu ubona utarahombeje iwanyu, ubona ubamariye iki? Ubona utagira ico ubafasha? Dore ko anagenda avuga ati gutya ndiho naco mbaye, kandi dore ko anavuga ati nta nico mbuze, buri kimwe cyose mbasha kuciha mu maboko yanje. Icambere ni ubuzima, ngomba gukora cyane nkagera ku byo nteganya, ibindi bigakurikiraho. Twagiye ku camamare gikomeye hano mu Rwanda, cyangwa umwite umwami w'imitoma, King James. Muramuzi cyane, ni umusore uririmba neza, ni umusore ugenda uhogoza, ni umusore ukundwa na benshi hano mu Rwanda. Ariko nawe bakaba bavuga ati se wowe kudasohoza, ko mbona ufite byose bihagije, cyangwa se ibyatuma utunga umugore bimeze bite? Dore ko afite ishuri rya karati i Kigali, afite
n'iduka rikomeye aracuruza, ariko afite imbuga nyinshi zigenda zimwinjiriza amafaranga, ariko afite imyaka 35 adasohoza. Twakomeje ku musobanuzi wa filime, benshi muramuzi, icamamare Kimomo uwo bise Rocky. Ni icamamare gikomeye hano mu Rwanda, nakiryo kenshi, kutumanyeri twinshi, kwiyemera, ariko nawe bagenda bavuga ati se ubwo bwiyemezi bwawe bimeze bite kutabwiyemera ku bakobwa ubashe kuba wabatereta, cyangwa se ubashe kuba warambagizamo umwe umugire madamu, dore ko n'abandi bagenda bavuga ati se wowe bimeze bite, wowe Rocky byaranze cyangwa se byaragoranye, nabyo tubimenye. Agenda avuga ati reka ngomba kwitonda, ngomba kwitegereza imbere yanje hazaza nkahategura, kuko Rocky agenda avuga ati hari utuntu ngomba kwitegurira, rero sinakiteza amashitani atukura, nk'uko agenda abivuga, avuga ati reka ntabwo nabona izo mbaraga, kandi icibanze nzabitegura, kandi ibyiza biri imbere. Twakomeje kundi musore w'icamamare ukomeye hano mu Rwanda, ukomeye cyane, dore ko umwite Bamenya rero abakinnyi bose bakina muri Bamenya, uyu niwe ubipevera bose, batukuwoti, uyu niwe Big Mind, uyu niwe uba ubafite, dore ko ni content creator, dore ko yandika, akaba director n'ibindi byinshi agenda akora, dore ko musanzwe mumubona mu isura yo gukina ari nk'umukozi, nk'uko rero nawe agenda abyivugira, agenda avuga ati imyaka 32 mfite, sinkeneye umugore, reka ati ngomba kumanza nategura utuntu twanje kugira ngo mbashe kuba nadukontorora, dore ko umugore nzaba nzanye ngomba kumufata neza. Ariko bamwe bakagenda bavuga ati cyangwa se barabaroze, cyangwa se muri ibiremba, bamwe ntibatinya kubivuga, ariko Bamenya we akagenda avuga ati ibyo birabareba. Rero dore ibyamamare hano mu Rwanda bibashije kuba byakura bidafite abagore. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore, kugira ngo ibindi biganiro byiza tuze tubibagerezaho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ciao, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.